Yes, nizere ko meze fresh, nizere ko meze neza cyane. Aba muri mu bice bitandukanye mukurikiranye Inyarwanda Cinema. Nitwa Patrick, tubana n'undi muri stories zitandukanye, ariko kandi tugaruka amakuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino mu isi dutuye. Rero abakunzi ba Inyarwanda Cinema, nizere ko meze neza, nizere ko umwaka mushya wagenze neza cyane. Ibintu byose birushaho kugenda bimera fresh sana. Ntabwo ndibuze kubatindira, ariko kandi nanone turaza kureba hirya no hino mu bivugwa hirya no hino ku isi. Ushobora kubunzi ari ubwa mbere umbonye, ibyo byose birashoboka, ariko ndibaza ko icy'ingenzi nuko tari byo tugomba kuganiraho. Bimeze bite? Yitwa Kasuku cyangwa se Jeskizo wa Mipango, icyogere mu nkuba umwami w'abagore nk'uko ajya bivuga. Mwabonye ikiganiro yirekuriye rwose, yanika ati tayari negereza Mongoli yagiye gutangira kurekura imiriro. Mu by'ukuri Kasuku yego yagiye, ariko nari butindeyo, ariko kandi mu minota igera ku 10 n'amasegonda ngira ngo 2 niba atari rimwe yakoze. Hari ahantu habonye neza, urabona ko hasa ni Kigali. Ese koko ni Mongolia? Ese koko ni Kigali? Ni ibintu byakomeje gucanga abantu, ariko umumotari nanjye twazanye yaje ambwira ati Kasuku ko mbonye ikiganiro avuga ngo ari Mongolia, kandi ngewe muciyeho za Nyarutarama. Bimeze bite? Mwumva ko mu kiganiro yagenda agaca ku ruhande, akwepa aca ku ruhande, avuga ati abantu bagiye babimukira ataro twara twagiye tumenyera. Yego nibyo koko twana twagiye tumumenyera ngo tukora ngo byitwa breaking news, nyamara ugasanga breaking news ora breaking kiwabirekeye igihe kikabikora, kandi ngewe nagifite reference. Mu by'ukuri nawe n'umwe mu bagiye bahura n'intambara zitandukanye zavuga ngo ko yirukanwe muri Amerika, ariko njye muzi twanabanaga umunsi ku munsi mu biganiro, twatandukanaga n'ijoro rwose atashye nanjye nashye, ariko hafi y'umunsi wose twabaga turimo dukora ibiganiro bitandukanye. Iyo nabonaga umuntu yiteretse ngo agakora inkuru y'ukuntu Kasuku ngo yirukanwe muri Amerika, mbizi neza ko atari haba, twaricaraga njye nawe tugaseka tugatembaga. Kagoso bati se mwaka byaramwe banyirukanye ahantu naba naranagera. So bamwe bati kuki adafungwa, abandi bati kuki adafungwa. Mwibaza ndetse musimbuye amategeko, kwa amategeko ari yareba umuntu ukwiye gufungwa n'udakwiye gufungwa. Navuga ni ibintu bizagorana, gusa kuba umuntu yatembera, negeza ko buri wese afite uburenganzira bwo gutembera. Wenda ikindi abantu bibeshyaho no kuvuga ngo baramwirukanye niyo mpamvu adasubirayo. Ese ubundi umuntu uri mu gihugu cye harya ubwo abafite garanti yo kukimaramo igihe kingana iki? Niba umuntu ari umunyarwanda, yego n'urugero abafite garanti ko. Rero bamwe mu bantu yababwiye ngo bagiye mubangamira, ngiye kuba babwira ikiba kibe wa mugani wa muhungu. Bamwe mu basore bagiye bamubangamira kuri izi mbuga nkoranyambaga, bamwishyuza bati yirukanwe muri Amerika, cyangwa se kuki adafungwa, kuki bafunga kanaka we bakamusiga. Nyamara namwibuka neza ibiganiro yakoraga, ibyo twagutukana byari byararangiye. Nyarugenge ifite amategeko igenderaho, gutukana no guhara bikamuza bagiye babifungirwa. Singe wenda kubigarukaho, nubwo wenda nabura kuvugamo Jean Paul Nkundireza uherutse no gukubitirwa amageragere. Abagiye bafungirwa none ibyaha birimo bisa n'iharabika. Sinakwibagirwa witwa Sengabo Jean Bosco cyangwa se Fata ku mavuta. Benshi rero bakavuga bati Kasuku we kuki adafungwa. Ariho ahantu naherekera hose mbabwira, wenda mbere yuko nza kubabwira n'amazina y'aba bantu Kasuku yagiye aca ku ruhande mu kiganiro yakoze ubwo yari ibereye za Nyarutarama, wakababeshya ko ari za Mongolia kugira ngo akomeze akine n'ubwonko bwanyu, aho n'ubwenge bwanyu bari bukeya. Ushobora gusanga umuntu wese yitereka ngo ageze za Mongolia, ugasanga urakotoye, ejo ukatubona twikoreye ikiganiro turiko. Mbere yuko wenda mabwira bano bantu yagiye aca ku ruhande,
yaragiye avuga ati ngewe nimuze gutekereza ko wenda nzarekura imiriro kuko iki ni igihugu cyanjye nubwo nakivamo nembere nanakigarukamo. Ariko se koko ubundi umuntu ntago afite uburenganzira bwo gutembera? Mvuye hano nkajya Uganda mwavuga ngo ndahunze, ese mbaye Uganda imyaka 10 nkazagaruka inaha noneho sinsubirayo, mwazavuga ngo nirukanwe Uganda kandi ndi mu gihugu cyanjye? Ibyo byose ugasanga ni bimwe mu bintu bisa naho biteza urujijo kuri Skizzo wa mipango. Ariko wenda nubwo wenda wamurwanya, nubwo wenda mutabyumva kimwe, siniteko ko uko mubyumva kimwe, nanjye ari ibiganiro twakoraga wenda niduhuze, siniteko ko ubyumva kimwe n'umuntu, ariko nubura niba utanumva kimwe n'umuntu ibintu wikomeza gusa naho mukuru yamageragera ku buryo usanga buri space baye kucyo adafungwa bamwirukanye muri Amerika, ukumva wihorera muri negative. Nawe yabwiye ni uyu mwaka wa 2025 twinjiyemo n'umwaka ukwiye kuba positive, n'umwaka dukwiye kuba positive kurenza ko twaba negative, bitewe nuko rimwe na rimwe abantu bumva nyine ngo inkuru ziharabika arizo zicuruza, abantu bumva gusebya umuntu ari byo bicuruza, nyamara ibyo bintu nta hantu bihuriye n'ukuri pe, nta hantu bihuriye n'ukuri. Ni ibintu biba biri aho ngaho navuga ngo bidafite pfo na ruguru, ni ibintu biba biri aho ngaho bidafite umurongo runaka ngenderwaho, ahubwo nyine ugasanga umuntu kubera ko ashaka orientation z'abantu rimwe na rimwe aravuga n'ibintu bipfuye. Ariyo mpamvu wenda usanga rimwe na rimwe ntekereza ko uyu mwaka wa 2025 wogira ngo no kugenda gakeya, amugani we ya gahunda ya gake gake agenda gake. Ariko ukuri ni uku nguko. Kuri bamwe mu bantu yavuze mu kiganiro cya mbere yikoreye, yababwiye ko yageze Mongolia, yavuze ngo hari utwana twagiye tumenyera, hari n'utwo twana ngiye kubabwira. Yaje kumwe ati tutwana, ariko nanabizi ko umunsi ku munsi y'utwo twana twagira ngo tumumenyera. Aravuga ati guhana ni umuco nyarwanda, umwana we yakosheje umunyuza akanyafu. Uretse kandi n'umuco nyarwanda no muri Bibiliya buriya habamo guhana. Uwitwa Mose ngo ubwo yitotomberaga Imana akubise inkoni inshuro zirenze imwe yarahanwe. Ndashaka kubaha ingero z'uko guhana byo bibaho bitazanacika. Uretse Mose kandi uretse Mose hari undi muhungu nawe wariganyije icya 10 abarapfuye, umugore we akiza nawe wariganyije abarapfuye, niba ari Ananiya na Safira. Urumva ko ikintu cyitwa guhana ni ikintu cyabayeho no kuva kera, urumva ko ibintu byitwa guhana ni ibintu byabayeho, ni umuco. Kasuko yavuze ati rero wenda nubwo nashobora gukora bitazatuma ngaruka mu gihugu cyanjye nacyajyana ko n'undi aracyahari, nejo bundi mwabona twakoranye ikiganiro. Yavuze ati tuno twana two umuntu ntiyabura kutunyuza akanyafu, muribuka bitwa ba buri nguni na buri kantu, yaje kubanyuza akanyafu, muribuka ibyababayeho nkanda bamwita the punisher, niko akora. Ariko icyo akora nyine aragutegereza, ukabanza ukamusembura agahita guhana, niko akora. Nuko ngo nyine nago nagajya hubuka, ni gake gake nyine nka bya bindi yavuze, ni gake gake. Warakureka aragutegereza ugahubuka agahita guhana. Kubijyanye wenda rero kugira ngo mbabwire wenda n'aya mazina y'aba bana yavuze ko ashobora kuzanyuza akanyafu. Uwa mbere yagiye amuvuga muri space nyinshi, ati ndakwiyamye wowe wirukanwe muri Amerika, wirirwa wotsi ihene. Ariko mwabahongo mwe, ogira ngo ihene y'Ikigali inote yangahe? Ishashi igerageza ni inote y'182 na 3 ndagati 180 n' 190 gutyo. Yo ni nagahene gato kagaragara. Wenda ushobora kwibwira ngo ni aba diaspora se bangahe babaga ihene ukwezi kumwe 256. Ibyo byose ni ibintu wasanga umuntu yivugisha ngo none se ngo baramwirukanye, ngo none ngo yirirwa ngo yitekera uduhe. Uwo ni umusore wa mbere nshaka kubabwira, ariko mbanze mbibutse bimwe mu byo yavuze.
ngo yirukanwe muri Amerika, ngo none ngo yirirwa aho ngaho, yego ni umusikama. Musikama sinaha, anaha nta musikama haba nafu. Ingero nazo sinazigwa ariko zirahari. Uwo musore, uwo mugore, uwo mugabo yibasira umuntu cyane. Kuki atafungwa, we kuki atagenda, we kuki atagenda. Ariko mu by'ukuri ntekereza ko amategeko niyo agena umuntu ukwiye gufungwa niwe udakwiye gufungwa. Uwo musore rero yaje kumuzanyereza kenshi, akajya amunyuzaho agahwitizo. Ariko uwo musore n'ubusanzwe akaba asanzwe n'undi yinjira muri famiye z'abandi bihoraho. Nyarwanda Cinema nababwiye ngo mugiye kuyamukurikirana amakuru hano mutarumva ahandi. Noneho ikintu cyaje kubaho ni kimwe, nuko umuhungu yaje kumwandikira avuga ati se ko mbona maze iminsi umenyera, ko mbona maze iminsi usa naho nzana ikinyapfura gikeya, turapfike. Nuko ngo kasuka akora mbere yo kuguhana arabanza akajya kwiyo akashyira mutamoro, ariko yaguhannye nirayiva mu rugo. Noneho umusore yakomeza ati yiruka muri Amerika. Twajyaho nawe twabona nk'umuntu wenda twohereje ndakariri ati kanaka yirukanwe muri Amerika. Se banyirukanye mu gihugu nabamo ko nibera Mongolia. Nuba ngo ibaze nk'uko umuntu ashobora kuza akambwira ngo yanyirukanye wenda mu gace ka Nyarutarama kandi nibera Igikondo. Ushobora kubona n'uwo muntu ahubwo ari umusazi. Niyo mpamvu wabonaga kenshi hari abantu bavuga ngo yirukanwe muri Amerika, ukabona arasa naho nta kintu bivuzeho kinini, kubera ko azi ko ibyo bamuvugaho ntago ari byo, naho bamwirukanye. Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu ntambara yagiye arwana nazo, zo kumva hari abantu benshi cyane bashaka gufungwa bitewe n'uko wenda unyuzamo ugatukana, ariko nibarebe ngo watukanye mu ye pozisiyo. Ese watutse umuntu ukwiye gutukwa? Ari igihe utukana umuntu abantu bakabona ahubwo rwose ukoze neza. Kimwe n'uko wenda mu minsi yashize mu mwaka ushize wenda 2024 hari umuhungu wigeze gufungwa, mbona ku mbuga nkoranyambaga bose nta n'umwe wamuvugiye. Byerekana ko yafunzwe n'ubundi yari akwiye gufungwa, yafunzwe n'ubundi asa nawe yari yararengereye. Turi mu gihugu kigendera ku mategeko, kigendera ku murongo, gihana umuntu nyine ko akwiye guhanwa. Ntago gihana umuntu kuko hari uwavuze ngo muhane. Ariyo mpamvu wenda wabonaga bifata ubusa kandi biga bavuga ngo ko adafungwa n'ibiki. Wenda rero wenda kugira ngo gere wenda kuri iryo zina ry'aba bantu n'ubundi n'amazi bamvomera, ndabavuga rwose kiba kibe, n'ubundi n'amazi bamvomera bagiye babangama cyane. Harimo n'umwe nge twigeze guhura niyansuhuza, kubera ko twigeze kuvuga ku ngeso mbize ashaka no gukwirakwiza mu rubyiruko. Duhuye mbona nagatsuhuje, ndavuga nti ubundi hari amazi yamvomeraga, wabona wenda yari yanakoze mu mwanda yaragiye kunyanduriza intoki. Ariko ukabona ko runo ruganda rw'imyidagaduro icyitwa urukundo cyo ndamutse mvuze ko cyakonje sinaba mbeshye. Ubona ko bisa naho byagiye urukundo rwagiye rukonja, abantu bagenda bikunda, abantu bagenda basa naho babangama, bagenda basa naho nabango bareba ibintu bitabareba, bita ku nyungu zabo bwite kurenza uko bakwita ku nyungu z'uruganda muri rusange. Uko iminsi rero yagendaga iza, ko yagendaga baga iyo fi, uko yagendaga baga iyo hene, byababazaga ba bantu wenda rimwe na rimwe babona ibyo biganiro babyirirwa wenda ku bucano runaka wenda butanabahemba neza, batangira kujya babikoramo ibiganiro ngo mu by'ukuri ngo yirukanwe muri Amerika, none ngo yirirwa inaha ngo yotsa amahene, ngo yagiye muri content zo guteka. Nyamara nubwo yagiye muri content zo guteka benshi baraziganye, nyuma yaho baduhwituriye batubwira ko ari byo kuvuga n'ibyo kutavuga, bamwe bahisemo nyine uwo murongo wo guteka witwa Mipango yari yazanye nk'uko avuga ati ni mwigisha. Bano bantu rero yavuze ko agiye kunyuza agahwituzo,
mbere yuko akabanyuzaho nshobora kubabwira amazina y'abazakanyuzaho, ariko nagira ngo mbabwire ko ni ibintu nyine mbona ko bagiye bamwiyenzaho kenshi. Ikibaye kubera ko nta n'urukundo ruba muri sinema, umuntu wamugana ashobora kwifuza ko umuntu yafungwa. Burya uwo muntu aba ari umugome cyane. Hari ahantu si ahantu heza, ni ahantu hatari ubwisanzure, ni ahantu nyine ushobora kuba ubuzima bwawe butameze neza, kugera iyo umuntu akwifuriza ko wajyayo, umuntu aba afite ubugome. Ikindi kandi sintekereza ko buriya wumvisha ubuzima bw'abadiaspora, abangaba birirwa batubwira ngo ndaje ngushyirireho, mu kanya akaba arakubwiye ngo ikarita yapfuye, uzasanga nabo badakorera menshi. Iyo ndari umuvandimwe twahuye yiviriye hanze ahambwe ati njye nahisemo no kwigumira i Kigali, bitewe n'uko hariya bashobora no guhemba ibihumbi 3 by'amadolari, aho ugasanga depanse ziraza guhana 2,500, urishyura inzu, urishyura interinete, urishyura transport n'utundi tubirizi tuba turiho hariya, ugasanga usaguye nk'inoti ya 500 y'amadolari. Rimwe na rimwe rero umuntu yakwaka n'amafaranga ari inaha, kumva wamurakariye, ukumva ni umuntu wakubangamiye cyane, nyamara nawe ubuzima atari bwiza. Kuvuga rero ngo umuntu yirukanwe muri Amerika, sintekereza ko hari n'ibintu bya danje, kandi umuntu ari mu gihugu cye. Cyeza ahubwo niba mushaka ko abene igihugu bose basohoka hanze y'igihugu, nicyo wenda cyaba ari ikibazo. Ariko ubundi wahinira hano. Ikiganiro kindi cya kabiri, ndaza kubabwira amazina y'abantu bagera kuri 4 bagiye bazengereza witwa Mipango, bamusaba ngo ko yafungwa, bamusabira ngo ko bakomeza gukwirakwiza ibihuha ngo yirukanwe muri Amerika, nyamara atari haba, atarigeza nahagera. Twigeze wenda kuhagera ari muri Rwanda Day, nawe yaje guhura na Taifa. N'ibya Taifa na Kasuku nzabibabwira, mbabwira uko byatangiye, mbabwira uko byagiye bigenda umunsi ku wundi. Byose ni ibintu nzababwira 5 kuri 5. Reka rero wenda ngewe tse n'ubahiniye hano, n'ubundi ayo mazina arahari, akamunota ndacyaka, umwanya uracyahari. Ndaza kugaruka hano ku Nyarwanda Cinema mbabwire guhera ku muntu wa mbere wagiye uzengereza Kasuku, akwirakwiza ibihuha by'uko ngo yirukanwe muri Amerika. Ibyo byose ndaza kubibabwira 5 kuri 5. Ngayo nguko rero ibyo nambabwiye, mukomeze kurikirana Nyarwanda Cinema. Nitwa Patrick, reka dusubire mu byacu bitaha.